ndetse no mu gihe kibi cyane twifuza amazi yaduhembura tuzatsinda ku nkombe z'ijuru umugore ushire buheri heri imiraba y'iyungikanya Harmony Band barakoze ku ndirimbo nziza cyane inkomangiro yawe yafata. Iyo nkomangiro nta yindi ni Yesu Kristo umwami wacu, urutare rukomeye n'ubuhungiro bw'abamwizera bose. Nguhaye ikaze mu gice cya kabiri cy'icyigisho twatangiye, intambara hagati y'umwami w'ikusi n'umwami w'ikasikazi. Mwabonye ko umwami w'ikasikazi ari ubwami bwera bwa Roma cyangwa Roma y'ubupapa, ifite ingengabitekerezo yo guhuza idini na leta, ndetse umwami w'ikusi Egiputa ari ingengabitekerezo yo guhakana Imana, atheism na secularism, yo gutandukanya idini na leta. Uyu munsi turarebera hamwe uko iyo ntambara izaba yifashe, uko izarwanwa n'ibizayiberamo. Reka dusome muri Daniel 11 umurongo wa 40 dukoresheje aya magambo tubonye haruguru. Nuko mu gihe cy'imperuka ingengabitekerezo yo guhakana Imana izamutera, kandi ingengabitekerezo y'ubupapa yo guhuza idini na leta nayo izamutera nka serwakira, izanye amagare n'amafarashi n'inkuge nyinshi. None se ubwami bw'ubupapa bufite amagare n'amafarashi n'inkuge? Ibyo byari byo mu gihe cya kera ku bwa Daniyeli. Ubu ibihugu bigerageje kurwanisha amafarashi birwana na mashini gane, byaba ari agahomamunwa. None se kuki Imana yakoresheje amagare n'amafarashi kandi ivuga iby'igihe cy'imperuka aho gukoresha mashini gane, ibitwaro bya karundura n'indege z'intambara n'ibindi birwanisho bifite imbaraga? Wibuke ko Daniyeli wandikaga ibi yagombaga kubyumva mu gihe cye ndetse n'abibihe bizaza. Tugomba kumva icyo umuyaga wa serwakira, amagare n'amafarashi bivuze kuri Daniyeli no kuri Babuloni ya kera yabagamo. Ibi bidufashe kumenya icyo bivuze kuri Babuloni yo mu minsi y'imperuka. Ikindi ni uko Daniyeli kuva akiri umwana yari azi umuhanuzi Yeremiya, kandi ubwo yari Babuloni yasomaga ibitabo bye, nk'uko tubisoma muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 2 havuga ngo, njyewe Daniyeli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka Yerusalemu hazamara hashenywe ko ari imyaka 70, byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Uburyo bumwe dushobora gusobanukirwa ibirango n'ibishushanyo Daniyeli yeretswe nuko twasoma muri Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 7 n'uwa 13. Haravuga ngo, intare yasohotse mu kibira cyayo, kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse aviwe, azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare, n'imidugudu yawe ikaba imisaka igasigara itagira uyituyemo. Dore azaza ameze nk'ibicu, n'amagare y'intambara azaba ameze nka serwakira, amafarashi ye azarusha ibisiga imbaraga. Tubonye ishyano kuko tugiye kunyagwa.
Iyi mvugo yo muri Yeremiya niyo yakoreshejwe muri Daniyeli 11:40. Umuyaga wa serwakira, amagare n'amafarashi, kandi birumvikana ko amafarashi afite abayatwaye. Aha ni igihe Babuloni yateguraga intambara yo kwigarurira ibihugu. Wibuke ko intare ishushanya Babuloni, kandi yagombaga kwigarurira ibihugu nk'umuyaga wa serwakira mu buryo bukwiriye hose kandi bwihuse. Ibi bishushanyo kandi wabibona muri Habakuki hita abanyababuloni abakarudaya mu gice cya mbere 6 n'uwa 7. Haravuga ngo, nuko mpagurukije abakarudaya, bwa bwoko bukaze kandi buhutiraho, ngo bakwire isi yose, bahindure igihugu kitari icyabo, nabo gutinywa, kandi batera ubwoba. Imanza zabo n'icyubahiro cyabo nibyo bihangiye. Hano turabona imbaraga z'ingabo za Babuloni mu mafarashi n'abayatwaye, kandi aha biragaragaza imbaraga Babuloni yo mu minsi y'imperuka izaba ifite yo gukoresha ingabo z'ibihugu bikomeye byo ku isi mu ntambara yayo yo kurwanya umwami w'ikusi no guhatira abantu gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Utibite n'inkuge ships Babuloni izakoresha. Reka turebe icyo bishushanya kuri Daniyeli kugira ngo twumve icyo bivuze kuri twe muri iki gihe. Muri Bibiliya, inkuge zakoreshwaga mu bintu bitandukanye nko mu ntambara, ariko cyane cyane mu igura n'igurisha. Mu rwa 2 rw'ingoma igice cya 9:21 haravuga ngo, kuko umwami yari afite inkuge zajyaga zijya i Tarushishi zijyanwa n'abagaragu ba Hiramu. Uko imyaka 3 yashiraga, inkuge z'i Tarushishi zajyaga zigaruka zizanye izahabu n'ifeza n'amahembe y'inzovu n'inkima na tawusi cyangwa peacocks. Zaburi 107:23. Abamanuka bajya mu nyanja bakagendera mu nkuge, bagatundira mu mazi y'isanzure. Imigani 31:14. Ameze nk'inkuge z'abagenza, merchants ships, azana ibyo kurya bye abikuye kure. Yesaya 60:9. Nukuri ibirwa bizantegereza n'inkuge z'i Tarushishi nizo zizabanza kuzana abahungu bawe zibakura kure, bazanye ifeza n'izahabu byabo kubw'izina ry'Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, kuko yakubahirije. Aha haravuga ko inkuge zitunda abantu bizwi nk'ubucakara cyangwa abakozi muri rusange. Mu Byahishuwe 18:11 kugeza ku 13 haravuga ngo, n'abatunzi merchants bo mu isi nabo bazawuririra bawuborogere, kuko ari ntawe uzawukigura urutundo rwabo cyangwa ibicuruzwa byabo, ari izahabu, ari ifeza, ari amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita n'imyenda y'ibitare myiza n'imyenda y'imihengeri na hariri n'imyenda y'imihemba n'ibiti byose by'imibavu n'ibintu byose byaremwe mu mahembe y'inzovu n'ibintu byose byabajwe mu biti by'igiciro cyinshi cyane n'ibyacuzwe mu miringa n'ibyacuzwe mu cyuma n'ibyaremwe mu ibuye ryitwa marimari na mudarasini n'ibinzari n'imibavu n'amavuta meza nk'amadahano n'icyome na vino n'amavuta yerayo n'ifu y'ingenzi y'amasaka n'inka n'intama n'amafarashi n'amagare n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. Bibiliya y'Icyongereza ivuga slaves and souls of men. Murabona ko bihura neza, abagura n'abagurisha. Mbese Babuloni yo mu minsi y'imperuka izaba ifitanye imikorere ikomeye n'abacuruzi n'ibicuruzwa byo mu isi. Ku murongo wa 17 w'icyo gice cya 18 haravuga ngo, ubonye ishyano, kuko mu isaha imwe ubutunzi bwinshi bungana butyo burimbutse. Kandi aberekeza bose cyangwa ship masters n'umuntu wese wambukira mu nkuge hose n'abasare n'abatunda bambutse inyanja bari bahagaze kure. Bidashidikanywaho, inkuge muri Daniyeli 11 ishushanya ubucuruzi cyangwa business and commerce. Ibyahishuwe 13 umurongo wa 15 n'uwa 17 haravuga ngo, ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge
kandi cyicisha abatakiramya bose, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda buy and sell keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina ry'aya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Abantu bazahatirwa kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa gukangishwa kwicwa, kandi kugira ngo bigerweho hagomba gukoreshwa imbaraga za gisirikare military power z'ibihugu byo mu isi neza nk'uko byagenze mu gihe cy'umwijima dark ages. Kandi Daniel 11 ivuga ko ibi bizaba nk'umuyaga wa serwakira. Nk'uko twabibonye, igihe Babuloni yateguraga gutera, umuhanuzi Yeremiya yaravuze ati, dore azaza ameze nk'ibicu, n'amagare y'intambara azaba ameze nka serwakira, amafarashi ye azarusha ibisiga imbaraga, tubonye ishyano kuko tugiye kunyagwa. Ku murongo wa 16 w'icyo gice cya 4 haravuga ngo, mubitekerereza amahanga, dore muburiri Yerusalemu muti, abaje kuhakuba baraza baturuka mu gihugu cya kure, kandi bahuruza ingoma yo gutera imidugudu y'Ubuyuda. Yeremiya yabwiwe kuburira cyangwa kubitekerereza amahanga yose, kuko buri muntu wese yagombaga kugerwaho n'iyo ntambara imeze nk'umuyaga wa serwakira. Witegereje neza wabona nta tandukaniro riri mu byo dusomye muri Yeremiya n'ibiri muri Daniel 11 umurongo wa 40 havuga ngo, nuko mu gihe cy'imperuka umwami w'ikusi azamutera, kandi umwami w'ikasikazi azamutera ameze nka serwakira, azanye amagare n'amafarashi n'inkuge nyinshi, atera ibihugu abisandaremo nk'umwuzure w'amazi. Ibi bishatse kuvuga ko nta gihugu na kimwe kizasigara kidakozweho n'iyi ntambara, cyangwa muri make amahanga yose, imiryango yose, n'amoko yose, n'indimi zose zo mu isi. Ni ingenzi kumenya ko Imana ishaka ko abantu bose baburirwa iby'imvururu zizagwiriye isi yacu zitewe n'umwami w'ikasikazi, kugira ngo asubirane ibyo yanyazwe mu mwaka w'1798. Kandi ibazabigeraho akoresheje kugenzura igisirikare, ubukungu, amategeko na politike by'ibihugu byo mu isi. Ibi nibyo Daniel yabonye mu bimenyetso by'amagare, amafarashi n'inkuge. Ku murongo wa 41 wa Daniel 11 hakomeza havuga ngo, agere no mu gihugu gifite ubwiza, benshi bazatikizwa, keretse Abedomu n'Abamowabu n'imfura z'Abamoni nibo bazarokorwa mu kuboko kwe. Muri uyu murongo haravuga ibihugu byinshi, Abedomu, Abamowabu n'Abamoni, ndetse n'igihugu gifite ubwiza, the glorious land. Tugomba kwiga ubusobanuro bwabyo kugira ngo turebe uburyo umwami w'ikasikazi azarwana intambara akigarurira ibihugu byose byo ku isi. Mu gice kibanza twabonye ko Roma nk'Kristo ifite ihame cyangwa ingengabitekerezo yo kuvanga idini na leta, ikaba yarambuwe ububasha mu 1798. Ubuhanuzi bwa Daniel buvuga ko igihe kizagera akigaranzura ingengabitekerezo mpakanamana yo gutandukanya idini na leta yamuteye uruguma rwica, kandi ibazabifashwamo na leta zo ku isi ubwo zizamuha rugari zigakuraho amahame akumira idini mu butegetsi bwa leta. Umurongo wa 40 uvuga ko azasandara mu bihugu nk'umwuzure w'amazi. Noneho ku murongo wa 41 ho hatubwira bimwe muri ibyo bihugu: igihugu gifite ubwiza, Edomu, Mowabu n'imfura z'Abamoni. Tugiye kureba uko uyu muyaga wa serwakira wa Roma nk'Kristo uzakurubana ibi bihugu. Nk'uko ku murongo wa 40 twarebye icyo Bibiliya yashushanyaga kuri Daniel icyo gihe, ni nako tugiye kureba iby'umurongo wa 41 icyo bivuze kuri Daniel ndetse natwe b'iki gihe. Reka duhere ku gihugu gifite ubwiza, the glorious land. Reka turebe icyo Bibiliya ivuga kuri iri jambo. Umuhanuzi avuga iby'igihugu cy'isezerano ati, muri Ezekiyeli igice cya 20 umurongo wa 15, kandi nabarahiriye mu butayu yuko ntazabageza mu gihugu nabahaye cy'amata n'ubuki, ari cyo gishimwa n'ibindi bihugu byose, yuko ari cyo cy'ingenzi. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo, which is the glory
of all lands. Yesaya 52 umurongo wa mbere haravuga ngo kanguka, kanguka wambara imbaraga zawe Siyoni, ambara imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu, umurwa wera. Bidasubirwaho kuri Daniyeli, Ezekiyeli na Yesaya, igihugu cy'ubwiza ni igihugu cy'isezerano cyangwa Yerusalemu. Muri iyi minsi yacu bahita ubutaka bwera cyangwa the Holy Land, ndetse ubu butaka bwera baracyaburwanira nk'uko byari biri mu myaka ibihumbi ishize, ndetse umuryango witwa Zionist ushinzwe guharanira kubungabunga ubusugire bw'ubu butaka bwera cyangwa se Isirayeli. Wibuke ko twabonye ko intambara yo mu minsi y'imperuka ivugwa ari intambara yo mu buryo bw'umwuka cyangwa ingengabitekerezo. Kuva aho ubukristo bwatangiriye, ubwoko bw'Imana bwavuye mu kuba Abisirayeli nk'igihugu maze buhinduka Abisirayeli mu buryo bw'umwuka. Ntihaba hakiriho itandukaniro ku muyuda cyangwa umunyamahanga, bose baba bamwe muri Kristo. Uku kuri kwashyizwe ahagaragara n'intumwa Pawulo ashorewe n'umwuka w'Imana, nk'uko tubisoma mu Bagalati igice cya 3 umurongo wa 27, 28 na 29. Haravuga ngo kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ubwo muri aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Iyi mirongo iratwerurira ko kuva ku mibereho, urupfu n'izuka bya Yesu Kristo, ubwoko bw'Imana ari umuntu wese wemera Yesu Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwe. Kandi nanone Bibiliya itubwira ko Imana ikora ibintu uko bikwiriye kandi muri gahunda, decency and order, nk'uko tubibona mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 14 umurongo wa 40. Kubera iyo mpamvu, ntabwo ubwoko bw'Imana mu minsi y'imperuka bugomba kuba bunyanyagiye hirya no hino mu myizerere itandukanye, ahubwo hazabaho umwami umwe, kwizera kumwe n'umubatizo umwe, nk'uko tubibona mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 5. Na Yesu ubwe yarabyivugiye ko bazaba umukumbi umwe muri Yohana 10 umurongo wa 16, aho yavuze ati, mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana, zizumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Uyu mukumbi nta wundi ni wo tubona mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17, havuga ngo, ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Uyu murongo uravuga ko ikiyoka cyarakariye umugore wo mu Byahishuwe 12 ari ushushanya itorero ry'Imana, kandi aba bantu bagaragazwa no kwitondera amategeko y'Imana, bakagira guhamya kwa Yesu. Kandi mu Byahishuwe 19 umurongo wa 10 haravuga ngo guhamya kwa Yesu ni umwuka cyangwa impano y'ubuhanuzi. Dukurikije ibyo dusomye, itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7 ni ryo torero ryonyine rya Gikristo rikomeza amategeko y'Imana uko ari 10, kandi rifite umuhanuzi muri ryo ari we Ellen G. White. Ashorewe n'umwuka w'Imana, yayoboye abantu kuri Bibiliya akoresheje inyandiko ze zitagira umubare zahinduwe mu ndimi nyinshi zo ku isi, agira abantu inama uko bakwitwara mu Bukristo, ndetse avuga n'ubuhanuzi Imana yamuhaye mu bijyanye n'irangira ry'isi. Ubwo tumaze kubona iri torero iryo ari ryo, reka dusubire muri Daniyeli turebe igihugu gifite ubwiza, Glorious Land, umwami w'ikasikazi azashozaho intambara. Ni itorero ryitondera amategeko y'Imana, cyane cyane itegeko rya 4 ryo kweza umunsi w'isabato. Kandi uku kuri iyi ntambara kuri mu Byahishuwe igice cya 13 havuga ko abantu bazahatirwa kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa ari wo munsi mpimbano wo gusenga cyangwa umunsi w'icyumweru. Kuvuga ko umunsi wo gusenga ari wo kimenyetso cy'inyamaswa,
Abantu benshi babyumva nk'ibidafite ishingiro, ariko twarabibonye ko Roma Kristo ibyiyemerera ko umunsi w'icyumweru ari ikimenyetso cy'ububasha bwayo. Imana yandikishije ubuhanuzi muri Bibiliya ikoresheje ibimenyetso n'amakode, ariko kandi nta handi wakura ubusobanuro atari muri iyo Bibiliya. Bibiliya irisobanura neza. Muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 17 na 23 haravuga ngo, ati izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami bane bazaduka mu isi. Ku murongo wa 23, maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose. Buzaconshomera isi yose, buyisiribange, buyimenagure. Inyamaswa mu buhanuzi ishushanya umwami, ubwami cyangwa igihugu. Niba ubwami bwera bwa Roma bwemera ko umunsi wo gusenga w'icyumweru ari ikimenyetso cy'ububasha bwayo, tuvuze ko umunsi w'icyumweru ari ikimenyetso cy'inyamaswa, nta makabya nkuru cyangwa gutukana byaba birimo. Ni Bibiliya bisobanuye. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni ikinyuranyo cy'ikimenyetso cy'Imana, ari wo munsi w'isabato, nk'uko tubibona muri Ezekiyeli 20:12 havuga ngo, maze kandi mbaha n'amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye ko ari njye Uwiteka ubeza. Ikimenyetso cy'inyamaswa abantu bazahatirwa kwakira ni ukuruhuka ku munsi w'icyumweru, nk'umunsi umwe rukumbi wo gusengaho Imana, kandi umuntu wese utuye kuri uyu mugabane w'isi agomba kubahiriza, kandi nta mahitamo azaba ahari, kuko bizaba ari itegeko, kandi buri gihe itegeko rigendana n'ibihano iyo ritubahirijwe. Twabibonye ko hazakoreshwa imbaraga za gisirikare n'ubukungu, economic power. Umuntu udafite ikimenyetso cy'inyamaswa ntiyemererwe kugura cyangwa kugurisha, ndetse n'urupfu rugeretse. Ibi birumvikana ko mbere na mbere umwami w'ikasikazi azashora intambara ku gihugu gifite ubwiza, cyangwa abantu basenga ku munsi w'isabato, ari ryo tegeko ry'Imana rya kane. Hazaba hariho guhitamo amategeko y'abantu, ukabasha kuramuka kabiri, cyangwa ugahitamo amategeko y'Imana afite ibihano bikabije n'ubuzima bugoranye. Nta kintu na kimwe umuntu udafite ikimenyetso cy'inyamaswa azashobora gukora cyangwa azaba yemerewe gukora, kandi Daniyeli mu gice cya 11 yeretswe ko abenshi bazatikizwa. Abantu benshi bazihakana ukwizera kwabo, ndetse ibi byanditswe na Ellen G. White mu gitabo Abahanuzi n'Abami mu gice cya 14 ku isubi ivuga ngo, ntibigitinze ngo ikigeragezo kigere ku muntu wese, tuzahatirwa kubahiriza isabato y'ikinyoma. Intambara izaba iri hagati y'amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu. Abantu bagiye biyegurira ni ruto iby'isi isaba, kandi bagakurikiza imigenzo y'isi. Icyo gihe bazayoboka imbaraga izaba iriho, aho gusuzugurwa, gutukwa, gufungwa n'urupfu. Icyo gihe izahabu izatandukanywa n'inkamba. Ukubaha Imana k'ukuri kuzatandukanywa rwose no kwishushanya cyangwa ishusho yako igaragara inyuma gusa. Icyo gihe inyenyeri nyinshi twagiye twishimira kurabagirana kwazo zizasohoka zijye mu mwijima. Abantu bagiye bahabwa inshingano bakarimbishwa imirimbo y'ubuturo bwera, nyamara batambaye gukiranuka kwa Kristo, icyo gihe bazagaragara bakozwe n'isoni z'ubwambure bwabo. Utibite by'Abaedomu, Mowabu n'Abamoni. Ibi bihugu ntabwo tubifite muri iki gihe. None se bahagarariye nde? Wibuke ko kugira ngo twumve ibi bintu tugomba kumva icyo byari bivuze kuri Daniyeli, kandi igisubizo kiroroshye. Aba bantu bari bene wabo n'ubwoko bw'Abisirayeli. Abanyaedomu ni urubyaro rwa Esawu, impanga ya Yakobo waje kwitwa Isirayeli. Abamoni n'Abamowabu ni urubyaro rwa Loti, umwishywa wa Aburahamu, ari uzwi nka sekuruza w'ishyanga rya Isirayeli. Nyamara urubyaro rwabo rwagiye ni ruto ruva mu myizerere y'ukuri kw'Imana ya Isirayeli. Ibi twabihuza gute n'igihe turimo? Biroroshye cyane.
Ugiye kureba wasanga hariho amadini menshi ya gikristo ahuriye kuri byinshi cyane, ariko ntabwo yakurikije umucyo wose watanzwe n'ijambo ry'Imana. Ibi bigaragazwa cyane n'ukuntu amadini ya giprotestante yaretse umunsi w'Imana wo kuruhuka agakurikira umunsi w'icyumweru washyizweho n'umwami w'ikasikazi. Aba bose bafite icyo bapfana n'abitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Imana mu bwenge bwayo yateganyije irarika ryo guhamagarira abantu kuva muri Babuloni bakareka inyigisho zipfuye zatejwe imbere na Roma Kristo. Kandi muri iyi ntambara iheruka umuntu wese ukwizera kwe kuzageragezwa, kandi ibyanditswe byera byavuze ko Abedomu, Abamowabu n'Abamoni bazamurokoka. Bivuze ko abantu benshi bo mu madini ya gikristo atandukanye bazemera umunsi w'ukuri wo gusengaho Imana, ariyo sabato y'itegeko ry'Imana ndetse n'amategeko yose y'Imana uko ari 10. Mu gihe kuba uri mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi atari igihamya cy'agakiza, kuko kujya gusenga ku munsi w'isabato udakijijwe, udafite Yesu Kristo mu bugingo bwawe, cyangwa gukiranuka kwa Kristo ugotomera ibyaha nk'amazi, ntacyo uwo munsi w'isabato uzagufasha muri iyi ntambara iheruka y'iby'umwuka. Ijambo ry'Imana ryeruye ko natera igihugu gifite ubwiza benshi bazatikizwa. Ushobora kuba uri muri icyo gihugu nyamara nta bwiza ufite. Tugomba kumenya ko iri geragezwa riheruka ritazaba ku madini ya gikristo gusa, amwe twabonye ko ari bene wabo n'urubyaro rw'abasigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ahubwo Daniel 11:42 haravuga ngo nuko azabangura ukuboko kwe ku bihugu bitari bimwe, n'igihugu cya Egiputa ntikizamurokoka. Ibi bihugu bindi n'ayandi madini ariho n'imyizerere itari ya gikristo, n'igihugu cya Egiputa ntikizamurokoka, aribo bantu batemera Imana na gato. Muri uru rugamba ruheruka, ubwami bw'ikasikazi buzagaba igitero cyabwo ku batuye isi bose kugira ngo bashyirweho ikimenyetso cy'inyamaswa, ari abasenga Imana yo mu ijuru kandi bizera Yesu Kristo nk'umwana wayo waje ku isi akabapfira ngo babone ubugingo buhoraho, ari abasenga ibindi bitari Imana umuremyi w'ijuru n'isi, ndetse n'abatemera Imana na gato. Imana nayo izaha abantu bose amahirwe yo guhitamo uwo bagomba kuramya. Imana ntirobanura ku butoni nk'uko tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya 10:34. Ifite abantu bayo mu madini n'amoko yose n'imiryango yo ku isi, ariko nk'uko twabibonye mu mateka asoza isi hazabaho abantu b'ubwoko bubiri gusa: abafite ikimenyetso cy'inyamaswa n'abafite ikimenyetso cy'Imana. Twabonye ko umwami w'ikasikazi azagaba igitero cye ahantu hose ku isi, kandi abazamurokoka bagomba kuba mu mukumbi umwe n'umwungeri umwe. Muri iki gice twabonye ko igihugu gifite ubwiza, Glorious Land, ari itorero ryasigaye ryitondera amategeko y'Imana kandi rifite guhamya kwa Yesu. Abedomu, Abamowabu n'Abamoni akaba ari amadini ya gikristo ariyo Baprotestant ndetse n'Abagatolika. Ibindi bihugu ni amadini yandi n'indi myizerere itari ya gikristo. Egiputa ni abatemera Imana na gato. Kuba itorero Gatolika nka system rifite imigambi yo guhatira abantu gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, ntabwo bivuze ko abakristo b'Abagatolika basengera muri iryo dini bakunda Imana by'ukuri n'umutima wabo wose kandi bagendera neza mu mucyo bamenye Imana yabirengagiza. Imana ikunda abari mu isi cyane kandi yabigaragarishije gutanga umwana wayo ngo apfire abanyabyaha abakure mu maboko ya Satani, kandi aho umuntu wese amahirwe y'ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu Imana yohereje ubutumwa buheruka kuri iyi si bureba umuntu wese utuye kuri uyu mugabane. Nshaka gusorezaho igice cy'uyu munsi buri mu byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 kugeza ku wa 10. Haravuga ngo
nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye, iraguye, Babuloni wa mudugudu ukomeye, wateretse amahanga yose vino, ariyo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa kuri vino y'umujinya w'Imana, yiteguwe idafunguwemo amazi mu gikombe cy'umujinya wayo. Kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'Intama. Mu gice gikurikira tuzareba iby'ibindi bihugu, ingengabitekerezo ihakana Imana atheism, Abanyalibiya n'Abanyetiyopiya. Yesu abe hamwe nawe hose, naho ubutaha. Maranatha.